turongeye turabasuje cyane bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Nkuko mubimenyereye, iyi ngiyi ni NZIZA Business Group Limited, kampani ya mbere mu kuranga imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubagezaho serivisi nyinshi cyane zigiye zitandukanye, haba kubakorera ibishushanyo by'amazu cyangwa se plan, ndetse no kububakira, haba ku managinga kandi imitungo yanyu itimukanwa, tukabashakira abakiriya bayikodesha, tugakurikirana uko bashyira mu bikorwa amasezerano n'ibindi byose bijyanye no kwita ku mitungo yanyu. Si ibyo gusa rero, kuko dukora byinshi bigiye bitandukanye, ari nako tubararikira kujya mukurikirana ikiganiro cyacu buri wa mbere kugera ku wa gatanu, saa 2 za mu gitondo kugera saa 3, kiba kiri live kandi kuri channel ya YouTube ya NZIZA Market, aho rero usobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, ku byo wibaza byose bijyanye n'imitungo itimukanwa. Reka rero tukurarikire wowe ujeho bwa mbere gukomeza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose n'imari tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nkuko rero mwakomeje kugenda mubireba mu mashusho, nkuko muri kubireba mu mashusho, tugiye kubagezaho cyangwa se twabatembereye tubagerera ku nzu nziza cyane ikiri nshyashya. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi nka KABEZA, wambutse gato cyane usa n'ugana mu Busanza. Ni inzu rero ya CADASTRE kandi ikiri nshyashya ndetse ishaka amafaranga makeya cyane ugereranyije naho yubatse n'uko ingana n'ibikoresho biyubakishije. Ni inzu idahenze rwose habe na gato. Iyi nzu rero muri kureba, nkuko nari mbibabwiye, ikaba iri KABEZA mu ruhande rugana mu Busanza, ikaba ifite ibyumba 4. Iyi nzu ifite ibyumba 4 binini bihagije byo kuryamamo, ndetse ikagira dushe na toilette 3, hanyuma ikagira n'urwambariro mu cyumba kinini cyangwa se muri chambre principale. Ifite kandi salon na saramanje na cuisine binini rwose bihagije. Cuisine yo mu nzu kandi ikaba ifite na stock. Cuisine yo mu nzu ikaba ifite na stock. Iyi nzu rero yose ikaba yubakishije amatafari ahiye, ndetse na clôture yayo ikaba ifite kandi parking nini ihagije, ndetse na jardin bihagije. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex, ifite icyumba cy'umukozi hanze, ikagira igikoni cyo hanze, dushe na toilette byo hanze, ndetse ikagira n'ikigega cy'amazi. Ni inzu rero nziza, kandi iyi nzu ikaba iri mu kibanza kinini, gifite metero kare 460, mu gihe ibindi bibanza bisanzwe mubizi yuko biba biri mu bibanza bifite metero kare 300. Bivuze ngo iki kibanza kiraruta biriya bisanzwe, birushaho metero kare 160 zose. Byumvikane ko ari ahantu hanini cyane, ariyo mpamvu tubabwira ngo inzu ni nini, parking ni nini, jardin ni nini, nuko iyi nzu yubatse mu kibanza kinini ubwabyo. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu iri hafi cyane ya kaburimbo, no kuvuga ngo iri nko muri metero byibuze inyinshi ni 200 uvuye kuri kaburimbo, kuko ni ahantu ushobora gutera ibuye. Iyo uri ku nzu uba ureba kaburimbo, cyangwa se iyo uri kuri kaburimbo uba ureba inzu haruguru yawe rwose gato cyane. Iyi nzu rero ikaba igurishwa kandi iragurishwa amafaranga atari menshi, iragurishwa amafaranga makeya rwose ugereranyije n'ibyo byose nagiye nkubwira. Nongere mbisubiremo rero, nababwiye yuko ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, urwambariro mu cyumba kinini, salon, saramanje, cuisine ndetse na stock, ikagira kandi parking na jardin bihagije cyangwa se binini, bitewe n'uko ifite ikibanza kinini. Nababwiye yuko gifite ubuso bwa metero kare 460. Iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije nuko imeze, kandi igiciro nenda kubabwira ni igiciro kiri negotiable, ni igiciro ushobora kuza ugakatuza. Tukwibutse gukanda subscribe wowe uri kutwumva, wowe ugiye kuri iyi channel ya NZIZA Market aribwo bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Twabwiye yuko kandi tuba tubagezaho ikiganiro kijyanye ku
n'imicungire y'ubutaka n'imikoreshereze yabwo, aho usobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ikiganiro kikaba cyitwa Gira icumbi, aho gicaho buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu saa 2 za mu gitondo kugera saa 3. Kikaba gikorwa na Frank Clement ndetse na Dickson. Kikaba kandi kiba kiri live kuri channel ya YouTube channel, kuri channel yacu ya Nzuri Market, ariko kandi kigaca no kuri radio Fine FM 93 n'igice kimwe. Turakurarikira rero gukomeza kujya ukurikira icyo kiganiro, ndetse ushobora no kwamamaza muri icyo kiganiro, ari nako bica kuri iyi channel rwose. Tubibutse kandi ko muri Nzuri tubasha no kubimura. Wowe ukeneye kwimuka, ukeneye kuva aho wari utuye ujya ahandi, cyangwa ukeneye kwimura business yawe, ibyo byose muri Nzuri barabigufasha kandi neza mu buryo bw'umwuga, ku buryo nta kintu cyawe na kimwe kibura cyangwa se ngo cyangirike. Niyo mpamvu rwose tukurarikira kugana Nzuri kabisa, kubera ko serivisi ni indakemwa, ari nako twakubwiye ko bakumanagingira imitungo mu byo twita property management. Si ibyo gusa rero, kubera yuko kandi babasha no kugukorera ibishushanyo by'amazu bakanakubakira kandi neza cyane. Nzuri rero ni kampani rwose igerageza gutanga serivisi nziza n'abanyamwuga. Ikibanza nk'uko nababwiye gifite ubuso bwa metero kare 460. Ushatse ugenekereje bavuga yuko gifite 20 metero 20 kuri 23 cyangwa se 23 kuri 20. Hanyuma rero igiciro cy'iyi nzu wenda ntabicishije amatsiko, ubundi nyiri iyi nzu yishakiraga $65,000,000, ariko turamwegera, turamurezona, turahababera nk'abakiriya bacu, kubera ko umukiriya ni umwami, n'ubundi utazanye amafaranga yawe ngo ugure, natwe nta kintu tubasha kubona. Iyi nzu rero twayikuye kuri $65,000,000, turamanuka tuyishyira kuri $50,000,000, hahise havaho $12,000,000 zose. $50,000,000 kandi ziri negotiable, ni ukuvuga ngo $50,000,000 ziganirwaho. Ufite miliyoni zawe rwose ziri muri 50, gutyo waza noneho tukaganira na nyiri inzu. Birasaba yuko uza nyine ugasura inzu ukayishima, wamara kuyishima ubundi tukanegosia. Iyo ni ya parking na jardin nahoze mbabwira. Iyi nzu rero kuri miliyoni zawe rwose zitari nyinshi, $53,000,000 negotiable, cyangwa se $53,000,000 ziganirwaho, iyi nzu irabasha kuba yawe. Witinya rero, ngwino noneho tujye gusura, hanyuma wigurire iyi nzu. Iyi nzu rero ubaye wayishimye waduhamagara kuri nimero zacu, ngira ngo kuri screen yawe uragenda uzibona, arizo 0788 48 67 97, cyangwa se uhamagare kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera ni hariya ku Muhima rwose kuri Yamaha. Ugeze neza muri feruje zo kuri Yamaha, ureba gatoya imbere yawe nk'ugana Nyabugogo, hanyuma noneho ugahita ubona etaje y'amatafari ahiye, ni ya kabiri uvuye muri feruje yanditseho Shema House. Dukora rero muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ushaka kandi no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Si ibyo gusa kuko dufite na website ariyo www.nzuri.rw. Iwacu rero muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze cyane rwose kugira ngo muze mutunganirwe, muze rwose. Kandi nawe ufite imari ushaka kugurisha, hari urubanza watsinzwe se, banke se iri kukwishyuza kugira ngo bagutereze cyamunara uhombe, ngwino ugane Nzuri Business Group Limited tukugurishirize, kandi mu gihe gito cyane ubashe no kugira amafaranga usagura udarindiriye za cyamunara. Ni nako kandi wowe ushaka kugura, tukurangira rwose umutungo ugura utari mu manegeka, utari mu biza, utarimo za litije, tukagufasha ukagura kurinda ubonye icyangombwa, rwose kiri mu mazina yawe, kandi tukagufasha guhitamo ahantu hazakugirira umumaro, ahantu hazakungura mu gihe cya vuba bidatinze. Ni karibu rero cyane, ni karibu.
ni karibu rwose, ndetse wowe udukurikiye kanda subscribe, ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe nabo be kujya batangwa nibi byiza rwose. Gahunda nigira icumbi rwose, kugira ngo tugufashe kugira icumbi kandi mu mahoro. Urabona ko iyi nzu rwose ifite parcelle nini, uba ifite na view nziza, uba witegeye ureba ahantu hose. Ni karibu rero rwose, wowe ushaka kugura, ushaka kugurisha, ndetse ushaka n'indi nzu mu rwego rwawe cyangwa ikibanza, wagana Nzuri Business Group Limited. Iwacu muri Nzuri umukiriya ni umwami, turagufasha buri kimwe cyose kandi ugende wishimye. Iyi nzu rero ntigucike, jyaho urebe, hariho nyinshi kuva kuri miliyoni 6 kuzamura. Ni karibu cyane, turabakunda.